Aha. Kidobya. Na boss. Ugira ubwenge wewe. Kidobya. Utungi ibyo ukora kuri ibintu ufite ubwenge ufite ubwenge. Sasa unahakiri wewe. Unahakiri simamu kabisa kabisa. Boss ni samee. Sasa una tatizo nini? Nanje kila siku unafanya maswati ni samee nini? Kusema kila siku unagusema wewe. Nije kufata imyenda. Sasa Kidobya wewe una akili? Una akili kabisa wewe. Sunajisinde iranduye nanje kufata imyenda mfure. Imyenda fure ni. Niwe unataka kufata? Ndi imyenda nanje. Kidobya. Asini imyenda nashaka. Kidobya. Wewe Kidobya. Ngaho fata imyenda ugende ufure. Fata imyenda ugende ufure uraho ufite amaso. Ibyo cyose cyakutsa. Uraza buri gihe untesha umutwe. Hasuri mu gicaje kirabureba. Imyenda fata. Ariko se gako kutoka mubazi. Iyo myenda ntabwo wayifuze ejo. Ntabwo imyenda wayifuze ejo. Hako uyu mutwe wawe uri niki? Ya amazi. Kidobya hako waje basi. Ngaho so. Soka mu cyumba. Uranarakaye. Arurakaye. Uko niko barakara. Hari igihe wowe umusome ndagufata ndumva mfite mu cyanga cyanga ikigoti gusa. Very sorry wihangane. Uyu mutipe sinzi uburyo ateye. Uzi ko kimwe ngira tuye muri filime. Kidobya kila siku Kidobya wewe. Cha. Umurazanisha umutwe, azanisha umutwe ijana ku ijana. Sheri. Ubona ntago. Aranisha umutwe nkibagirwa n'intu byose ubu ngubu ashize muri mudu ntarindi. Waje kunsura twishimye cyarangiza ikaza n'urutwe. Kiriya gihugu buriya. Gusa ikibazo afite ni kimwe. Hari igihe akora ibintu neza igihe abikora ariko akenshi akora ibintu mafuti gusa. Ariko okay, hari umuntu sorry. Gato ari umuntu niwaje guhamagara twavuye ko tunza kumugara ari hanze amasaha naya. Reka nje kumuvugisha ubu we asa uwawo ona iyari bubwije nka saa 6 z'ijoro. Sifite ashobora ntegereje nje kumuvugisha ndaje ndakubwiye sivyo? Sio sheri. Ako ihangana ibintu kurabona tujya mukozanye no sivyo? Ndagukunda sivyo? Reka ndaje sawa. Kidobya we? Sawa boss. Namubwiye sha. Kweli mbabare ntugire kunkubita. Nabijya ega ntabwo ako kwitwaje ngaho. Asari nkawe wako. Ese uje no kuhatira muri sa. Boss nawe umva ibintu byinshi. Nganje ububiretse twaye tuvugana. Sibyo? Tutoriya rero ngiye uranje kunyisi. Ntabwo mfa kuraka. Nibishuba nkubise urankubita ukandukana ikicucu n'ikigoryi. Boss akubwira ntabwo gukwa nawe umuntu akukoreye nka biri yuba wankoreye boss. Nyamara ntabwo ari gukwa. Sibyo? Ikibazo kihari kuko wenda kugira ibintu ngo ubikore uko nabikubwiye ukabikorana. Kandi abiziye muri make ndakwemera sibyo? Boss ndakisiro ntabwo wanyemera nkubite biriya bishi. Ese kangwa boss nkubitiyo habaye n'ababaye kosa mabuje bumbazi kujuzu. Masi ko ibyo nakwiriye kumenya ko mutuna nuko yanaza. Urabizi ko uduceceke sibyo? Nabuje yakubujwa wena nabimenya ko ujya nsize nga nk'umugabo sibyo? Ariko ibaza amenye ko tazabona ko kuba si ikibazo. None niba ari ikibazo kukijeho nkubita. Ikibazo mufite n'iki kuza umva ubwire ufata nawe utekeze uka ibaze ngo wade warugukora. Subiza kwese uko boss wangu tena ndakubaha pe ndanakukunda kuko uri umuntu mwiza ariko rimwe na rimwe boss ujugure ubugodi umva nanjye rimwe na rimwe umuntu mwiza bugena wawe umweza si sawa ariko mvuga ikintu kimwe sibyo ndebwenge sibyo
abizi jewe nta kintu nzambona mu sisa niba muri byo gora byose ndavyagiza sindabitongana kugira ngo nyine nanje garagara nk'umuntu nyine wicuba imbere y'uko ukoze iyo nkabye nk'aho neza kubwira nawe ntabwo ari gukora je ninde nako nabona kubizi ndi ni agomba ma ntabwo je nakwikosa buriya ko mubwire nawe mubabaza ahubwo gusa mbikora kugira ngo nanjye nyine barakubwa babaje ganye ubone ko ufite imbaraga muri uyu munsi sasa bose ntureba buriya nanjye ndagerageza ngakora umuti reba ntibatumye kuhaha usibye ko byagenze kuri nyine accident ikaba bikagenda kuri iki akore nakushiriyemo akasenda nzi ko emana kazi ugufanya siko kazi ya kazi sawa kubwe cyane sibyo byarangiye sawa we ntugira ikibazo nje kuri byo gufata amafaranga ndakunda kana sibyo naye ndaje kunda kana sibyo ndakwemera boss ndabona ariko ikintu cyambe uduceceke ntuze wige ubwira nuko mutwara ko hari kwageza agira ngaba yabo sinzana nabo ku ruhande kora wari hanze ubu ngubu ngiye kuvugana kuri telefone ngiye mu telefone kuvugana n'umuntu yambaye tuza kugira amasaha tuvuga nako yageze nubwo tsindeshe kugira ngo ngiye kuvugana n'umuntu hazi mu kuvugana sibyo ucecekere sibyo nanaza ibibanga ryanje nawe uduceceke uko ngahanye no witwa neza nuko je nashinzwe amatungo ngaha yaba yaje aho sibona hafite ntabwo rana bano basiganye bari impamvu rero kubwira ko ntabwo nzagira ikintu kizima nzagukora umuti ha Kidobya azacumva ngo kumva ngo unsuzugura nyine mba ndi boss nyumva tumfate nka boss ndabizi boss yabizi uko boss wangu asabura nawe batagenda kubwireka mvugane nawe wigendera u Rwanda n'ibyo gusa teke nyine bimeze tuze kugira ibintu bimeze nongera kuzumenya ibiki kango tuma mayinete ngura mayinete y'igihumbi sibyo mayinete y'igihumbi ngahurire ibihumbi bine sinajua mayinete y'igihumbi bakata 300 kadwa una kila sio kubwa unaki turavugana neza waragize ukambara ukazavuga ngo mayinete y'igihumbi gusa igihumbi ki nukuvuga barakura igihumbi na turuwasa okay nta kibazo ariko yanzu nakarudi asante umva Kidobya ndiyo nuzanye by'ubugoje ku mafaranga ya sawa unajua amafaranga nanje ndayuba kuko amafaranga bose niyo yankuye hari ahantu nanje nkaza gukora akazi niyo witwa neza uzana yabona aho kugenda sinakuye ko nange nigeze kurunguruka mu kamenuza amafaranga niyo ndashaka ya arungurutsemo nyene nasiyazi reka mbanza nsoza ibirayi ama mbice ngenda oya banza ugende mabanza ngende ko ngomba kuvugana hakiri kare ntubizi okay ubwo nuko nkunda ngo inabuca wiwe najinga gukora amafaranga kandi abaganga ndakubwa bankunda gukora amafaranga hey numucya kigana ntabwo wabukina amo shanze na mayinite ndebe uko Kidobya kumana uyu muhunga yiye amasaha nyamutina mayinite aho ngaho ku muhanda aho baho umutipa zanesha umutwe ibaze ngo umuntu ikarashaka ndikunda ndijya kumwe ntabwo bishobora gukunda nabuze muri kugira ngo umutipa nzenda mwirukanye kumwirukana naco bari ikibazo kuko umugore wanje baranzina kandi naje ndamusanga sinzi ko niyo mpamvu ashobora kubona igihe hindu zose yishaki ariko buri saraza naza umva ndamwicara ikasi ngejeje ko ndi boss uri mu rugo binawe igihe ntaje ntabwo mbabitsa akana gasuzuko amayinite amasaha ne umva wewe uretse reka ndamutegereza inyoni yari doze remojete ebwira mukamana ndaguha inzoga ariko na bya bitora bimbaho sasa bose yarepaye amafaranga ndende muhahira amayinite amafaranga nikakutana na mukobwa pale akafata amafaranga yose menshi bose wewe ndamukubita masomo y'amapyo sasa ni mimi naye tu wose Kidobya numva arimo kuza yiririmbisha indirimbo nk'umuntu yasinze uretse azarambona simva atahageze kambe mutegereje umva uyu munsi ndamuka
kuki kusiningu ntabwo ngikigira hama ngo ndakibangamira naco cyo kimbangamira kubi nifanyia mazao kama leo unajua kama nifanyia mazao salama sasa kidogo nilikwambia ngoja nikuite kitu kimoja sana una akili bwana mina akili unajua na mimi nahakikisha si unajua mimi wewe una akili kweli akili timamu kabisa kila kitu kudanganya na akili mimi kama una akili sasa una ugonjwa kichwa na ugonjwa mimi kichwa na ugonjwa nini sasa nikuza kama watu nyumbani au wawili finish okay zaka boss ni umba njewe leo na bayo mwana mwiza mbere byushaka kabisa njewe boss ndakupenda yuko mtu mzuri mwa boss nakoreye wewe wa kwanza nagutumye kunkunda nagutumye mayini amete nagutumye ari unasema nitakupiga wewe nitakuvunja nitakutufua Kidobya amete nagutumye ari amen mtuma amen boss sina kwa kwe amen tunaanza usanga kwisha kwisha amayinite kwisha sikuwa ndakwambia sawa kama amayinite kwisha nipe hela tunasema nimekwisha nipe hela zangu sasa hela zangu hapa Kidobya hapa hela zangu boss nakubiye ngiye nta mikino ku mafaranga saka ibintu byambaye ho boss ntago wabimenya wallahi na ibiki sasa sureba hariya tugenda tukanyura mu kafereki nagazayo kunda sinamenya polisi nihagaze irimo arafata urufuka munwa urumva jewe nagenda subona atakafuka munwa nambaye urumva polisi ngo pyu bambona kiakara gucangira ngire barafata barambira kalapare nakichaka nange nikichaka nicara minota 30 subona n'ubu nanatinze akopose kya kibebe nikiembo kabisa boss ndakwemera wallahi ndakwemera njyewe sasa wafashe sasa nini sasa songe kuigusa wewe nikombe nikakupiga leo sasa unasema kwa leo nisamehe kunisirikisha mimi sasa subiri kuona mimi nisika vipi subiri sasa nikwambie vyambayo waona polisi mfashe polisi na minota 30 Kidobya bosi cheka po none ndakakufusha none bakukatagura manuru yewe bagize ura jewe polisi yafashe hageze mba komfa sasa komfa sasa niwe aya nitagona Kidobya pesa zangu nakwambia pesa zangu polisi yafashe imaze kumufata iminota 30 nicaye ndavuga sasa Kidobya aba bagabo baje kureba Kidobya ni nani ndakimbia kiruka bageze bandase ndavuga sasa ni bandase hano ni mu Rwanda njesi umunyarwanda sio ndavuga ni bandase bazavuga uburyo bwarasubisha umunyamahanga kakibia kaje ko nabafata bya bintu ngo pupu kavuga ni mundase sasa amafaranga abagarashise wiruka amafaranga nayariruka urapanga imitwe Kidobya boss iyo asinze bakumenya nje nasinze usere kugasina wiruka urasinze wanywa amazi kare boss sureba turebe zana turebe zane batangwe akakando ngatoye mu nzira hariya ni kuza nakatoye pe ntago nakubeshye nakatoye navuga umva uretse imikino yaje nawe finish sawa wewe ni munsi ugiye ubone boss ninde Kidobya ninde sawa mva mu maso genda ntajya muri kumva iri sasa boss sasa nini
kigo kigusangiwe umuntu ntarubwene kigira hehe n'ubupfukamunwa ni polisi ese wowe ntabwo uzi amateka hari ntabwo uzi coronavirus ahubwo uzamenya coronavirus mu muntu urangwa wasamye gusa ugenda hasi ntabwo uzi ko bashobora kuba bafite agapfukamunwa wabwira gupfunga ubutabazana gupfunga ko wabo nzoza numva zo gupfunga urupfunzwe wasamye nta bwenge ugira gusa wowe hari igihe uzosanga nyine uretse kandi uravye nzaguhindura n'undi mukozi niba bite ni byiza bito wowe hugo kuje hano amasaha njano ndi gushaka boss wowe ushaka bose nje kwa boss aho garahari wowe mushaka ntande ushaka iki wowe mushaka iki boss areba boss niwe nshaka abantu bamushaka si kama wewe ninde bose afite abantu bamushaka ni bande bashaka mbire boss ari ubwira niba hari kuko ndi kumushaka cyane hari business hari ibintu byitwa dukeneye kuganira boss arahari okay arahari boss arahari wowe genda wicare mu nzu sibyo okay none genda uwo mubwire ko ndi kumushaka kandi wowe icara mu nzu sibyo ngiye mukubwirire ko ahari sibyo mu nzu okay sawa kwanza subira ngiye kamubwire aze sibyo sanga agusange okay ngaho nari bihuta umubwire ndi kwihuta cyane mu reka wowe tuza mbihe boss si ushaka boss huti si ushaka kuzana ibintu bya kunsunika uje kureba boss sasa umuhungu bitebye ko ngiye banyita Kidobya okay sibyo nawe ngende mubwire ngende Kidobya sibyo ushaka boss ase kucyumva bitinze no kuriki wakwihuse usini stress nawe kama boss nakubiye boss okay ngaho ngende mubwire mubwire ntari sinzi ariko tugende bose arambwira ntakira ariko tugende n'ubwo nasize sasa n'umugabo wamubwiye ese ko watinze ikibazo ufite ntazo wakoze ari heza subona nasomeye katika aha uvuye muki urakwambia ati nari tumikora boss ugiye ko ari hehe boss na mimi Kidobya na ari mu nzu nyinshi ngo murese subiri nikwambie sinakubwiye boss arahari wumviye boss yagiye kare gusa Kidobya bite byawe boss yagiye kare ntawe uhari ntawe uri hano urabona kumbwira ngo ari mu nzu ngo rero nawe nibagiwe nasinze kwanga ko tuvugana kubera icyo nasinze boss ntawe ntabwo bibona nasinze ahubwo wowe ntago ari sawa genda uge kumureba ugende uje ari okay ndangira hano yagiye basije kumureba ntago mpazi kwende kumushaka ntago mpazi sikuzizi yukizi okay yavuye hano usanga he tondo alienda msubuhi mapema okay noneho niba nawe uhari reka nze muvugisha kuri telefone umuhamagara kusubira muhamagare kuri subiri nikwambie aha telefone yuri kumuhamagara yayijimije se ntawe yatwaye hapa nyumbani iri mu nzu yagiye ndikubwira yagiye ameze nk'uwataye ubwenge ko Kidobya ko ugira amanyanga menshi yagiye ameze nk'uwataye ubwenge na telefone yayitaye hano okay naco reka muhamagare n'ibyanga n'ibivunda binyanga oya wikiri kumuhamagara cyangwa umuhamagara ugaziriya kure sawa sawa baya tuuno tubaya baya n'umugurume mukweto ni nini enda kule bose ari kumwe n'ikipeti sasa mubwire bose ari kumwe n'umwana wawe sherizi ahubwo reka Kidobya sawa boss umva ndeze fresh ni mahoro mas numvise ari umwasha wamumvise ultimwe wamumvise siyayindaho uriya ni muntu nta muntu wakushaka ni umuntu waruje kureba gusa amafaranga y'ibishingwe ntabwo ari we yashakaga ntabwo abandi ni umuntu yaraje kureba amafaranga y'ibishingwe papuro cyangwa byageze namubwiye uhari aragenda iyo nza kumubwira ko uhari n'uwabishingwe tu genda wikomeze wirire umwana wawe
Thank